abo yaremye, ngo nuko imisozi yose igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agose abantu be. Ubabajwe n'iki se? Uciwe intege n'iki? Uwiteka Imana irakugose. Uwiteka Imana iri kumwe nawe. Wowe ha agaciro imbaraga ziri muri Kristo yatanze. Wowe ha agaciro iby'Imana yakoze. Ndashima cyane, nizere ko meze neza, nanjye meze neza, ndashima Imana. Imana yandinze, nawe yakurinze, twese turi bazima. Ni ubuntu bw'Imana, ni imbabazi Imana yatugiriye. Yankunda kuvuga ngo nta bintu twatanze, ntacyo twatanze kugira ngo tube turiho njyewe nawe tugihumeka. Ni ubuntu bw'Imana gusa, kandi buriya kugira ngo Imana ikurinde nuko bigufitiye umugambi. Ahubwo abantu ntabwo ujya tumenya impamvu Imana yaturinze. Impamvu Imana iba yaturinze ni ukugira ngo dusohoze icyo Imana yadusigarije, dusohoze icyo Imana yaturindiye. Umugambi w'Imana dufitiye ku buzima bwacu kugira ngo tubashe kuwusohora. Ariko Imana iraturinda tukabifata nk'aho ari ibisanzwe. Iyo ugiye kwa muganga ubundi nibwo ubona ko Imana iba yakurinze koko. Nibwo ubona yuko Imana yakurinze ibintu byinshi, yakurinze indwara zikomeye, yakurinze agisida zikomeye. Ariko impamvu Imana iba yaturinze ni ukugira ngo dusohoze icyo Imana iba yadusigarije. Ese ashimwe cyane. Ariko twe turagenda tugasayisha, tugakora ibiteye isoni, nitwite ku buntu bw'Imana iba yatugiriye. Nyamara wa muntu umanitse akaguru hariya kwa muganga, umuntu uri muri gereza, aba avuga ati Mana uwangaruraho hanze gato, Mana unyijijeho gatoya nagushima kandi nkagukorera. Gusa abantu twibagirwa vuba, twibagirwa ubuntu bw'Imana vuba. So Imana ni nziza, ni umurinzi wacu mwiza, ni urukundo rwacu, ni imbabazi zacu, iraturinda. Iravuga ngo nimungarukira zongera mbagarukire. Rero Imana iyo dutatanye, iyo tugize irongera ikatugarurisha imbabazi zayo n'ubuntu bwayo. So Imana ni nziza, Imana ni urukundo, ni byose muri byose. Umufite ngo abafite byose. Yesu ashimwe cyane. Birambwira ngo ufite uwo mwana ni ufite iki? Ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Ufite uwamenye Kristo, uwamenye Imana, uwamenye ubwiza bw'Imana, wasogongeye neza akamenya neza y'Imana, niwe ufite ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Rero Imana ni nziza, Imana ni umurinzi wacu mwiza. Imana ishimwe ko yakurinze, Imana ishimwe ko yandinze nanjye nkaba ndi muzima. Duharanire kugira ngo tugeze icyubahiro cy'Imana ku ahantu hatandukanye. Duharanire kugira ngo tugaragaze ubwiza bw'Imana ku isi, tugaragaze imbabazi z'Imana yatugiriye twaba tukiriho, tuzisakaze hose. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Imana yagusigarije impamvu runaka, uko bigenda kose, uko bimeze kose, hari impamvu kiri ku isi, kandi iyo mpamvu nuko utarayisohoza. Yesu ashimwe cyane. Iyo mpamvu rero misiyo yawe hano ku isi nirangira nawe uzagenda, ariko Imana yishimye ivuga iti wow, wakoze neza, uno mu bwami bwanjye. Yesu ashimwe cyane. Ariko hari igihe Imana idusigaza, Imana ikaturinda, nitwite ku mpamvu Imana iba yaturinze, nitwite ku rukundo Imana iba yatugiriye, ahubwo tukita ku bintu bisa nkaho biturangaza hano mu isi, tukaba ibyo twitaho duhanga amaso, bikaba ibyo twitaho nkaho ari byo bizaduhesha ubugingo. Bizaduhesha ubugingo ni kimwe, ni ukukunda Imana n'umutima wawe wose. Yesu ashimwe cyane. Bizaduhesha ubugingo ni ugukunda Kristo, ni ukumenya imbaraga z'umusaraba kuri yatugiriye, ni ukumenya agaciro k'amaraso twamenewe kugira ngo twebwe tube tukiriho tumeze gutya, ni ukumenya imbaraga z'Imana zikomeye yashize muri Kristo kugira ngo tubashe kuba abo turi ubu ngubu. Yesu ashimwe cyane. Ni ukwibuka imbabazi twagiriwe ubwo twari tumeze kwa kundi, uko wari umeze, imbabazi wagiriwe ukaha agaciro ubuntu bw'Imana yashize muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Abantu benshi dukunda kwibuka amateka y'ahantu hashize, tukibuka ukuntu twari tumeze, ariko tujye duha agaciro Imana yadukuye hariya hantu. Yesu ashimwe cyane. Naguha iki se cyatuma, n'iki waha Imana cyatuma imona yuko wahaye agaciro amaraso yamenye ku musaraba? Ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose. Yesu ashimwe cyane. Ni uguha Imana agaciro, ni uguha Imana umwanya mu buzima bwawe, mu mutima wawe, ni uguha Imana icyubahiro kiyikwiriye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Kubaho udafite Kristo
uba nk'aho uri empty muri wowe. Ese ashimwe cyane. Ibintu byose birarangira dushaka, ubutunzi burarangira, icyubahiro kirashira, yewe n'igikundiro kirashira, igitinyiro kirashira, ariko iyo ufite Kristo uba ufite byose, uba ufite ubuzima bwiza muri wowe, uba ufite ubuzima. Ufite uwo mwana niwe ufite iki? Ubuzima. Ese ashimwe cyane. Mureke dukunde Imana, tuyikundire n'umutima wacu wose. Mu byo tugenda bigaragaza yuko dufite Imana muri twebwe, mu byo tuvuga bigaragaza yuko dufite Imana muri twebwe, mu kazi dukora bigaragaze ko dufite Imana muri twebwe, mu kazi dukora bigaragare ko dufite Imana muri twebwe. Abo dukorana bamenye yuko hari Imana iturimo. Ese ashimwe cyane. Ese ahimbazwe. Twakabaye twebwe abamenye Kristo kuba urugero rwiza rw'uko Imana ishobora byose. Twakabaye urugero rwiza rw'uko Imana ikunda abantu bayo. Ese ashimwe cyane. Ibitangaza Imana idukorera bikagaragaza yuko Imana iri muri twebwe, ibikorwa byawe byonyine bikagira gute? Bikivugira, bikavuga Kristo. Ese ashimwe cyane. Ese ahimbazwe. Bibiliya irambwira ngo abiringiye Uwiteka bazamera nk'umusozi wa Siyoni, ngo nta nubwo ubasha kunyeganyezwa. Ese ashimwe cyane. Mu byo dukora byose reka dushinge aho hantu turi, tumere nk'umusozi wa Siyoni, kubera tutabasha kunyeganyezwa, kubera ko twamenye Imana, kubera ko tugaragaza Imana muri twebwe, kubera ko urukundo rw'Imana ruragaragara ku buzima bwacu. Ntabwo uzanyeganyezwa na rimwe. Mu kazi ukora ntabwo uzanyeganyezwa, aho uzajya uri hose ntabwo uzanyeganyezwa, kubera yuko umeze nk'umusozi wa Siyoni. Impamvu umeze gutyo ni iki? Nuko wizeye Imana, nuko ubuntu bw'Imana bukuriho, nuko wamenye agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo, nuko wamenye imbabazi twagiriwe ku musaraba, nuko wahaye agaciro umusaraba wa Yesu Kristo. Ese ashimwe cyane. Uzahinduka nk'umusozi wa Siyoni, aho utuye, aho ugenda bazamenya yuko muri wowe hari imbaraga zindi zikurimo za Yesu Kristo. Ese ashimwe cyane. Imana ni nziza, ni urukundo, ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Ese ashimwe cyane. Reka aho ngaho uhagaze, reka mu bigeragezo urimo, reka mu bikurwanya byose uhagarara umere nk'umusozi wa Siyoni aho hantu. Ese ashimwe cyane. Ntunyeganyezwe n'umuyaga, ntunyeganyezwe n'ibiteye ubwoba ngo bikunyeganyeze uve ku Mana. Hagararamo aho ngaho, ngo nta kigeragezo cyiza Imana itakizi, kandi nta kigeragezo gihoraho. Iyo uhagaze rero muri icyo kigeragezo ukamera nk'umusozi wa Siyoni, ugashikama, ukiringiye Uwiteka Imana yawe, ntago ibibazo byose bigutera ubwoba. Uba uhagaze bw'uwo ukomeye uvuga uti Imana niringiye ifite imbaraga, Imana niringiye ifite ubushobozi, no mu gikombe bakibasha kungendesha ikankuramo. Ese ashimwe cyane. Ese ahimbazwe. No mu bikomeye Imana yanjye izangirira neza, no mu kazi nkora Imana yanjye izangirira neza, kubera yuko wizeye Imana, umeze nk'umusozi Siyoni, aho hantu uhashinze ukomeye, kubera ko wizeye Imana yawe. Ese ashimwe cyane. Imana ni nziza bene data. Imana ni urukundo. Imana iradukunda. Ntabwo Imana izigera itureka. Haleluya. Ntabwo Imana izigera itureka. Ngo nk'uko imisozi yose igose Uwiteka Imana, aho turimo gusoma ni muri Zaburi 125. Ngo nk'uko imisozi yose igose Yerusalemu, niko Uwiteka agosa abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Ese ashimwe cyane. Imana izakugotera muri ibyo ngibyo, Imana izagugotera mu rukundo rwayo, Imana izabana nawe, ngo izatujyana kandi n'izatugezayo. Imana yabanye n'Abisiraheli kuva mu butayu, irabambutsa ibageza i Kanani. Ni gute twebwe yatureka? Si turi ubwoko bwayo, turi abo yaremye. Ngo nk'uko imisozi yose igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agosa abantu be. Ubabajwe n'iki se? Uciwe intege n'iki? Uwiteka Imana irakugose. Uwiteka Imana iri kumwe nawe. Wowe ha agaciro imbaraga ziri muri Kristo yatanze, wowe ha agaciro iby'Imana yakoze. Wowe shima Imana, uyibwire ngo Mana na biriya warabikoze, niba ngibi uzabikora. Uwiteka Imana ngo nk'uko agose i Yerusalemu, ngo niko agose ubwoko bwe. Haleluya, haleluya. Ngo Uwiteka Imana ntazigera kureka. Ese ashimwe cyane. Ngo ni Imana yita ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, ni Imana yita ku gusenga kw'abakiranutsi bayo, ni Imana yita ku byo yaremye byose.
nawe uri muri abo ngabo Imana yaremye kandi baremeye imirimo myiza. Mureke tugendere mu mirimo myiza Imana yaturemeyemo. Mureke tugendere mu rukundo rw'Imana. Mureke tugendere mu mbabazi z'Imana. Ubuntu bw'Imana buzabana natwe, ngo Uwiteka azatugota. Azagota iki se? Azagota icyo yashize muri wowe, azagota umugambi w'Imana muri wowe, azagota icyo yakuremeye. Icyo ngicyo ntabwo kizaba atashide habe namba, kubera ko Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Uwiteka Imana yarakunze kandi ngagukunda urukundo rugira gute? Ruhoraho. Yesu ashimwe cyane. Ngo yadukunze urukundo ruhoraho, ni forever, ni urukundo ruhoraho. Imana rero ntago yakureka ngo nuko ugeze mu bibazo, ngo yakureka ngo nuko ugeze mu bigeragezo, ngo yakureka ngo nuko ugeze mu gikombe back. Ni urukundo ruhoraho, kandi iyo ukunda umuntu ubana nawe muri byose. Ashimwe cyane. Nta kintu na kimwe kizakura urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Ngo yaduhaye Kristo se yatwima iki kindi? Ntacyo. Yatanze umwana wawe w'ikinege, niki yakwima? Ntacyo. Ngo mwizere Imana nanjye munyizere, kwa Data hari amazu menshi, ngiyo ataba mbabwiye. Yesu ashimwe cyane. Imana yatanze byose muri Kristo kugira ngo tubeho. Araza tugirira imbabazi, araza araducungura. Noneho aravuga ngo mwizere Imana nanjye munyizere, kwa Data hari amazu menshi, ngiyo atahamba ngize gutemba mbibabwiye. Haleluya, haleluya. Imana ni nziza, Imana ni nziza. Yesu ashimwe cyane, Yesu ahimbazwe. Kwa Data hari amazu menshi cyane. Yesu ashimwe. Ngo intumwa ze iramubaza ngo ese ko twataye ibyacu tukagukurikira, tukata amafi mu nyanja, tugata ibiki byose tukagukurikira, ese uzaduha iki twebwe? Inyungu dufite muri ibyo ngibyo kugukurikira ni iki? Ni iyi inyungu dufitemo kuba tugendana nawe, tukavuga ubutumwa, ugakiza abamugaye, ugazura abapfuye, ugatanga ibyo kurya, ugakiza abarwayi. Twebwe inyungu dufite muri ibyo ni iyi. Yesu aramubwira ati mukiri hano ku isi muzakubirwa inshuro 100 ndetse n'ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Nta muntu wakurikiye Imana, nta muntu ukunda Imana, nta muntu waretse byose, nta muntu waretse ibya kamere ye, nta muntu waretse kuyoborwa n'iby'isi wakurikiye Imana utazagira icyo abona hano ku isi. Ngo inshuro 100 zose murazifite. Haleluya, haleluya. Ibaze wizeye Imana, amafaranga ugakubirwa inshuro 100, ubutunzi bwawe bugakubirwa inshuro 100. Twaba abakire muri ino si, kubera ko twizeye Imana, kubera ko twakurikiye Imana, tukizera Imana nk'umutabazi, tukizera Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ni nziza bene Data. Imana ni urukundo. Imana ni itabaza ry'ibirenge byacu. Ni Imana iturinda uko bwije uko bukeye. Ni Imana iturinda amajya n'amaza. Ni Imana iturinda kandi turindira umugambi munini, iturindira ikintu kinini cyane yashize muri wowe. Nicyo Imana irinda. Yesu ashimwe cyane. Tujye dusenga tubwire Imana, Mana rinda umutwe wanjye. Umutwe harimo ibintu byose, harimo direction, harimo ni destiny yawe, byose biri ku mutwe. Imana irinda umutwe wacu. Imana iturindire mu byo tugendamo byose. Imana iturindire mu byo dukora byose. Imana igendane natwe muri byose, kandi izabikora kugira ngo yiheshe icyubahiro. Nituyizera tukayiha umwanya muri twebwe, tukayiha icyicaro muri twebwe, izaturinda, tuzaba amahoro masa. Ngo nta giteye ubwoba kizadutera ubwoba, kuko turi kumwe na Yesu, turi kumwe nawe muri byose, tuzagendana nawe muri byose. Imana ibagirire neza, ibahe umugisha. Uyu munsi wa none ugendane n'Imana, iragendana nawe mu byawe byose, iragendana nawe mu kazi kawe, iragendana nawe muri business zawe. Urugo rwawe rurarindwa, abana bacu ngo bazarindwa n'Uwiteka. Imana izarinda imiryango yacu. Imana izabana natwe nitugendana nayo. Imana izaturinda mu bikomeye byose dutambuke, kubera ko Imana ni urukundo. Imana yumve gusenga kwawe uyu munsi. Imana yumve ijwi ryo mu mutima wawe. Imana yumve ibikubabaje, ikura umubabaro mu mutima wawe. Imana yishimire inzira zawe zose, ihe umugisha ibirenge byawe. Ngaho tuzakandagira hose hazahinduka hacu.
Yesu ashimwe cyane. Aho uzakandagira hose, aho uzadepoza hose, hazabe Imana ihari kubwayo kugira ngo yigaragaze n'Imana. Icy'ingenzi ni ugukunda Imana n'umutima wacu wose, tukayiha ibiturimo byose bigahimbaza Uwiteka, ukavuga uti Imana njye sinshoboye, nta n'icyo nashobora, I surrender, nciye bugufi kugira ngo ari wowe ushyirwa hejuru, nciye bugufi kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro muri njyewe. Imana izagendana nawe, Imana izakwishimira, Imana izaha ibyo umutima wawe wifuza. Mureke dukunde Imana n'umutima wacu, tumere nka wa musozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, kubera ko twiringiye Imana muri twebwe, kubera ko twakunze Imana ikadukunda, twiringiye Uwiteka n'ubwenge bwacu bwose. Birambwira ngo mukunde Imana n'umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose. Byose tubishyire ku Mana, nibwo Imana izaduha umugisha mu byo dukora, nibwo Imana izatwishimira mu kazi, nibwo Imana izatanga poromosiyo, kubera ko Imana ni byose, ibiri mu isi byose ni iby'Uwiteka. Yabigeneye abakiranutsi bayo, yayigeneye ababikunda, yayigeneye urubyaro rwayo. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubishimira. Mukomeze mubane nanjye kugira ngo tujye duhimbaza Imana, dushimana Imana, tuvuga ibiteye ubwoba Imana yakoze, tuvuga imirimo itangaje Uwiteka Imana yakoze. Tuyishime muri byose, izaduhereza ubuhamya bushya. Rero Imana ibane nawe, igendane nawe, iguhe ubuhamya bushya, iguhe amashimwe aruta ayandi, iguhe ibyo utigeze ubona, iguhe umugisha w'uburyo n'ibumoso, kugira ngo icyubahiro cyayo gikomeze kwaguka kandi kibane nawe muri byose. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha. Nakagaruka tuzongera tuvuge imirimo y'Imana ikomeye. Imana mu gihe kiturinze tuzakomeza tuyivuge, Imana mu gihe kitubeshejeho tuzayishima, kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Imana ibahe umugisha. Reka dukomeze tubane dushima Imana kandi dukunda Imana n'umutima wacu wose. Imana iguhe umugisha, Imana ikwishimire. Uzaba uw'imbere ntabwo uzaba uw'inyuma. Imana igendane nawe, irinde umuryango wawe, Imana irinde ikikurimo kugira ngo kibashe kuzamuka, Imana irinde icyo yakuremeye, Imana ikomeze irinde umutima wawe n'ubugingo bwawe bwose, uhabwe umugisha w'iburyo n'ibumoso. Yesu ashimwe cyane. Imana igendane nawe muri byose, Imana ikore ku marangamutima yawe, Imana ikomange aho wowe utabasha gukomanga ngo bakingure, Imana igendane nawe muri byose, muri byose. Imana ikurinde amajya n'amaza mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya irambwira muri Zaburi 20 ngo izaturinda amajya n'amazi, kandi ngo tuzaririmbishwa impundu n'amashimwe yose Uwiteka asohoje ibyo wayisabye byose. Rero nawe tuzashima Imana, Uwiteka Imana asohoje ibyo wayisabye byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.